ariko buriya niwitegereza neza uzasanga umukene nta nshuti agira. Abantu ntibakunda ibitekerezo by'umunyabwenge, ahubwo bakunda ubwiza bw'inyuma, kabone n'ubwo mu mutwe we haba harimo ubusa. Ukuri ni ikintu kiri simple, ni ikintu cyoroshye, ariko uzabona ko kinakomeye utangiye kugisobanura. Ukuri biragoye kugusobanura. Mu ntambara yo kwiyumva, kwigagaza no kwikomeza, utsinzwe burya ni wowe utsinze. Wanga kuva ku izima ngo utisuzuguza, ukaza gushiduka ibyo wari ufite byose biri kukunyura mu myanya y'intoki. Nshuti yanjye, ushatse wareka kwikunda, wareka icyo twita ego. Nshuti, ushobora kumenya iminsi tumaranye, ariko ntiwamenye aho dusigaje. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga kurekura inzigo. Ibi turakaza ku bandi nibyo bitubwira abo turi bo mu by'ukuri. Abakire bameze neza so bakandamiza abantu, ahubwo abakandamijwe nibo bakandamiza abandi. Hari agahinda burya kadashira, usibye ko umuntu yiga kubana nako. Nawe iga kubana n'icyo kintu cyanze kukuva mu mutwe, cyanze kukuva mu ntekerezo. Reka uyu munsi ugitsinde, ukereke yuko wize kubana nacyo kiye kugutsinda. Yego gishobora kutazarangira, ntukibagirwe, ariko byibuze iga kubana nacyo. Nshuti, iga kubana n'ikibazo ufite kiri karande, kubera ko uzi yuko kitazarangira. Wowe iga kubana nacyo, ushikame, uzatera imbere. Wihangane, ntacyo utazageraho.